abantu benshi babyirutse bafite inzozi zo kuzatwara ibinyabiziga, ariko ntabwo wari uzi uzatwara niba ari icyawe cyangwa se ukora akazi ko gutwara ibinyabiziga. Ngiye kubereka inzego z'ibinyabiziga zikenewe cyane ku iki gihe. Ikindi kandi nuvuga ngo akazi ko gutwara ikinyabiziga nta myaka 10 gafite muri uru Rwanda rwacu. Nuvuga ngo kavuga ngo nge ntunzwe n'akazi ko gutwara umuntu cyangwa se gutwara ikinyabiziga. Ko kazi kantunze nyine ndavuga gukora akazi ko gutwara abantu, nicyo nshatse kuvuga. Kwa kundi ubwira umuntu ngo uzaze nge nkora umwuga wo gutwara abantu, nyine wo gutwara abakire cyangwa se abantu ndusha amafaranga n'ibindi. Ako kazi nta myaka 10 gafite muri uru Rwanda rwacu kurikije n'iterambere dufite. Ngiye rero kukwereka ibi perimi zikenewe cyane ugomba kwibikaho kugira ngo uzarambe mu gushaka imibereho yawe ya buri munsi mu gutwara ibinyabiziga. Kategori ikeneye cyane kuri wowe ni D1 yibikeho. Kategori ikurikiraho ni kategori ya C yibikeho. Indi kategori ikenewe ni kategori ya D. Izi kategori ni nkuru zirakenewe cyane. Impamvu mvuze ko zikenewe cyane, ndatanga urugero. Nuvuga ngo impamvu zikenewe kuri wowe mu myaka, ariko hari ikindi kintu ndibuze kuza kurenzaho. Mu myaka 10 iri imbere nta muntu uzongera guha akazi ko kubwira ngo ujya kuntwarira umwana ku ishuri. No, umubyeyi amaze kumenya ubwenge yuko nawe yajya kwiga amategeko manda akamenya, akiga imodoka akamenya, ndetse akajya gutwara umwana ku ishuri. Ni bisanzwe ababyeyi barabimenye nabo. Mbere kwa gatubanje reka twabwa ngo muzaze tujye twatwara abana ku ishuri n'ibindi ngo no mujyana ibi byose barabimenye. Umuntu asigaye asaba akazi akadepoza na perimi bakamuha akazi tabamana imodokari. So rero ntabwo wavuze ngo ufite kategori ya B uvuge ngo ngiye ngo nkora akazi ko gutwara. Reka menya kategori uzakina mu myaka 10 iri imbere. Indi kategori ukenera bitewe ariko n'urwego rwawe, kategori ya A. Kategori ya A ntabwo izigera itagaciro. Kwako ntabwo tuziya duca abamotari mu muhanda, ntibyashoboka. Bazajya mu ntara ariko bagomeze bakore. Kandi ikindi cya kategori ya A kiza cyayo wanakigura nawe ukamoto kakitwara wenyine gusa. Ntabwo kanasaba ibintu byinshi cyane ariko birashoboka. Ndi kubagira inama hano. Nuvuga ngo ikibazo kwitwa dufite hano mbere twebwe ko ari dufite amodokari ariko dufite abantu bazitwara. Twagira ugumisha twagira umuntu uzi gutwara agahita afata akazi ko gutwara. Rero no byarahindutse ntago ariko bimeze. Umuntu wese arajijutse umutwe ntamubwira ngo ufite perime n'abandi barazifite. Iyo umutwaye 3 4 5 atangira kumenya ko batwara nagata yitwara. Nuko nguko bimeze. Message rero imano hano. Mfasha niba umfasha kategori ya D1, kategori ya D na kategori ya C uzibikeho. Numara kuzibikaho izi kategori wige Icyongereza, wige Igifaransa niba ushoboye kukiga, wige ukomeze kwiga nyine. Wige n'Igishinwa nacyo kige nubona umwanya wo kukiga ukige cyane. Ndi kuvuga ku bantu batoya bagifite amaraso cyangwa se bagifite imbaraga zo gufata mu mutwe. Ibyo byose ubyibiko mu mutwe wawe. Wicara uvuga ngo mfite ururimi nzajya gusaba akazi ko gutwara abagenzi y'ubwa rusange, inzi Icyongereza, inzi France cyangwa se inzi Igishinwa cyangwa inzi n'Ikidage. Ako nakarusho. Mu gihe waba uzi neza ko ufite inzozi zo kuzatwara abagenzi cyangwa se zo kuzatwara abantu, udafite kuzitwara modokari yawe, ukeneye kwiga indimi. Sinzi n'iki kintu utari kucyumva neza. Nuvuga ngo wikishinga uramukire uriya niyigisha cyangwa se uriya bigisha akahita yigura imodokari ye. Bara nta hantu muzahurira. Buraza akenera kwiga Icyongereza gusa ko akeneye kugana n'abana be, France ko akeneye kugana, ariko ntago azayiga ngo ajye kwisabisha akazi. No. Ariko wowe ugifite amaraso y'ubuto, ufite umwanya wo kwiga, igize indimi ujye gushaka kategori nakubwiye hejuru zizakubera mu myaka 30 iri imbere. Kuko maginganga abantu batwara abagenzi biga rusange kabaro duheraho ntabwo akazi kabo kazahagara, ntibishoboka. Ahubwo kugira gahagara azongerwamo na gari ya moshi, bongera imodoka zitwara abagenzi biga rusange, niko bizaba bimeze. Ariko haraho bizagira abo basabe ngo no kuba muzi indimi. Kuko ngiye yarege nzagira mvuge ngo ngiye gutega Coaster cyangwa se ngiye gutega bus kwa abagenzi biga rusange, ariko bisaye ko nzi Icyongereza cyangwa se nzi Igifaransa. Nzabaza gute se umushoferi atazi ururimi na rumwe? Igikintu kizakugira umumaro mu myaka 50 iri imbere n'umuryango wawe. Ndizera kano kumvikanye neza. Kategori ufite niba ari imwe ongera yindi, ariko uniyungura ubumenye ku izo kategori. Ndizera ngaha message yumvikanye. Nuvango akandi kantu ashaka kurenza hano kuri izi kategori zikenewe cyane. Iyo ugiye kwigira kategori namwe mbisubiramo reka nongere mbisubiremo, ugomba kumenya icyo uzakora. Niba uzitwara
cyangwa se niba uzatwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Ibi bintu ukabikombina neza, ukabanza ukabitekerezaho mu mutwe wawe mbere y'uko ujya gushaka kategori. Utazagurisha umurimo wawe ngo ujye gushaka kategori uzahita uba umukire nyuma ukaza kuba umukene. Dufite abantu benshi bahagaze cyangwa se bari hanze hano hanze bafite amaperime ariko wasaba n'ibihumbi 5 ntabiguye kandi afite perime. Dufite abantu benshi bakora akazi ebana nawe utakora n'urugero bitewe singira ariko nkomeretse, bafite amaperime arenze 4 cyangwa 5 ariko nyine nta kintu bifitiye, baracyari hasi. Nuvango hari ibyo batariyunguraho. Ikindi, kubona perime bijyanishe na discipline. Discipline nutayikoresha ufite perime nta kazi uzabona keza. Ibyo bintu byumve neza. Umuntu ufite discipline aruta umuntu yize kaminuza akaniga na za doctora adafite discipline. Discipline ufite kategori irakonta cyane. Menya kandi usongeye amatiye komanda. Mugane amashuri mwiga indimi. Murakoze. Action College ibyigisha neza mu gihe gitoya cyane. Urabona bafite na